Reka nkwifurize kugira icyumweru cyiza nshuti yanjye kandi nkwifurize kugira igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire bitewe n'amasaha ya GMT cyangwa gahunda yawe yo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha kandi agakiza k'Uwiteka kabe mu mutima wawe, umugisha uturuka mu birere bine ube ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana igukize ubwo burwayi nimba uri ku gisasiro mu rugo iwawe, ku gisasiro kwa muganga ndetse no mu nzu y'imbohe waba urwaye cyangwa urwaje. Reka twinginge Imana Data wa twese ikize uwo murwayi urwaje kandi nawe urwaye wakira ubuzima, wakira imibereho ituruka muri Kristo Yesu. Imana twizeye ishoboye byose, nawe yigirira icyizere kandi wibonerereza aho hantu uri. Amatabaza cyangwa itabaza ryawe cyangwa amatabaza yacu ahore yaka ubwo umwami Yesu azagaruka kudutwara. Mu by'ukuri uburwayi ntibuzongera ukundi. Bibiliya iravuga ngo izahanagura amarira yacu yose ku maso. Imana itugirire neza cyane ngo kandi urupfu ntabwo ruzongeraho kubaho. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo nimba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukaba ukora ibiteye isoni, usambana, uri umwicanyi, uri umurozi ndetse uri umugambanyi, uri umunyeshyari, ukora ibiteye isoni ahiherereye, ibyaha byose ukora urabizi. Yesu araguhamagara kugira ngo uyu munsi umwakira kubera umwami n'umukiza ndetse w'ubugingo bwawe. Haleluya, haleluya. Kandi uyu munsi ature mu mibereho yawe n'ubuzima bwawe, arushaho kukugirira neza rwose, arushaho kukweza rwose mu izina rya Yesu. Atura ngo mwami Yesu uyu munsi ngirira imbabazi kandi amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Umpe impano y'umwuka wera, unyuzuze mwuka wera kandi uhereye uyu munsi uneze intambwe idasubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye kandi ubisabye wizeye, amen. Umva kuntu Bibiliya ivuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa. Yosuwa yari umuntu w'Imana kandi Yosuwa yari pasiteri, Yosuwa yari umutambyi, yari umuyobozi icyarimwe. Yosuwa yari yaratoranyijwe n'Imana. Kubw'iyi mpamvu ngiye kukubwira yo kwiringira Uwiteka Imana, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yosuwa ni umwe mu bagabo bavuye muri Egiputa bagera i Kanani. Mana ishimwe. Kubera iki? Ibyo yabonaga ari inzitane yabihinduraga ubusa. Nubwo yahuraga n'ibintu byinshi mu butayu kuri Yorodani aho bagiye batambuka hose, Yosuwa yazirikanye intego ndetse anazirikana impamba, anazirikana ikintu Imana yababwiye yuko gahunda ari i Kanani. Ntago yigeze akumbura tungurusumu n'isombe byo muri Egiputa. Yosuwa yahoranaga ibyiringiro uko byagenda kose uwo twakurikiye n'uwo kwizerwa. Nimba yaravuze ngo tuzagera i Kanani, tuzagera i Kanani. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwenge icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Umuntu aherutse kuririmba indirimbo nziza, ni umurokore, anayigisha bagenzi be natwe tuyifatiraho. Aravuga ngo umugambi w'Imana ntago waburizwamo, naho abanzi bose bahaguruka ngo ibibazo ufite nabyo bikiyongera, ngo icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Uyu mugabo nifuza kukubwira aho bita Yosuwa, yigeze umunsi umwe ajya gutata igihugu ngo cyari kirimo abagabo barebare ku buryo ngo no kubareba abandi batinya bango turinziga imbere ya. Ariko Yosuwa aravuga ngo twiringiye Imana yadukuye muri Egiputa ikatwambutsa inyanja itukura. Rangije avuga aya magambo ngo Uwiteka azadushoboza, ahubwo twe tuzabarya nk'abarya imitsima. Yosuwa agira ibyiringiro, aravuga ngo uko byagenda kose ngomba kugeraho Imana yavuze. Wikita ku myaka ufite utarashaka, wikita ku gihe umaze mu bushomeri, wikita ku gihe umaze urugo rwawe ruri muri sheke Satani yararute. Icyo Imana yavuze ni icyiza izasohoza. Witinye intambara uri guhura nazo. Reka mbabwire Kanani irahari kandi abera b'Imana abiringiye Uwiteka bazayibamo. Haleluya. Umva rero ukuntu byatangiye.
riba isezerano ryawe uyu munsi. Yosuwa 3:7 aravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ongeraho usomera ijambo ry'Imana ndagufashaho gatoya. Avuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa shyiramo izina ryawe. Uwiteka abwira Emmanuel, abwira Pasiteri ati uyu munsi ntabwo ari ejo, nta nubwo ari ejo bundi, ni uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli. Mu bantu bavugaga ngo ko nta diporome ufite wabona akazi keza gute, mu bavugaga ko udafite tayi udafite po ishimishije washaka gute, nuko bimeze. Ngo mu maso y'Abisirayeli kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe na nk'uko nabanaga na Mose niko nawe Imana izajya ibana nawe. Akira ijambo ry'igihanuzi. Babwire hari igihe umuntu yitwa mugufi mu maso y'abantu, kuko burya Imana ntiyakuza umuntu utari mugufi mu maso y'abantu. Abantu bakakureba bakabona ibyiza atari wowe bikwiriye, ndetse kandi uyu muntu wakiriye isezerano. Ikigaragara neza abateoloji n'abasikorolazi bagiye biga ibya Bibiliya bagaragaza ko Yosuwa na Kalebu bahawe gakondo mu Bisirayeli. Kandi burya nanone uzacunga umwana wageze mu rugo rutari urw'iwa akenshi ahorana amakenga. Hari icyumba batemerewe kwinjiramo, avuga ngo bene urugo bashobora kumbona muri iki cyumba bakansohora. Ndumva ahantu uru rugero ndi kuguha uri burwumve, kuko hari ahantu bigiye kurangirira. Ariko iyo urwo rugo rurimo umubyeyi, turashimira Imana ko ari umubyeyi ireba, yita kubayikunda kandi yita no kubayishakana umwete n'abafata intego yayo ku bantu bayo, ikabasha kugira ibashyigikire babashije gushyigikira intego y'Imana mu bantu b'Imana. Imana ishimwe. Yosuwa rero akundwa n'Imana, Imana iramutoranya. Abandi bari bari mu mandazi, ndabizi neza nawe usenze igihe kirekire, abandi baragucunaguza. Uwiteka abwira Yosuwa rero ati ndagutoranyije uyu munsi, kandi ikindi ndabizi mu Bisirayeli nagukujije ngo nguhe pawa. Bagusuzugura bakubwira ko waje, nibaname bavuga ngo waturutse. Reka nkubwire, Imana igiye kugukuza mama, muri iyo cacu usengamo, muri urwo rusengero usengamo, mu maso y'abantu bifuzaga yuko utavansa ngo wegere imbere. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo ndatangira nkukuza mu maso y'Abisirayeli. Wa muririmbyi yavuze ngo mu maso ngo ya Sawuli ngo niho yahereye umugisha, bavugaga Dawidi. Reka babwire tutanatinze ku bintu byinshi, ijambo riravuze ngo uyu munsi Uwiteka Imana agiye gutangira kugukuza mu maso y'abavandimwe bawe bibwiraga ko nta kintu wageraho, mu maso yabo muririmba. Biravuze ngo mu maso y'Abisirayeli ndatangira mukuze. Imana ayiwe, hari ikintu Imana igiye gukora, iragukuza. Hari igihe rero ushaka umugabo n'ubya, reka nkubwire, ugwingiriraho ngaho udafite uzacungura umuryango wawe. Imana iratangira igukuze, ikuze famiye yawe, iguha urubyaro, abantu bamenye ko wasenze Imana. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Imana irakubita famiye yawe agakiza, abantu bamenye ko wasenze Imana. Umugabo wawe yakira agakiza nawe atangira abwiriza abantu babe benshi babakurikiye kubw'izina ry'Uwiteka Imana rikorana nawe, kandi mubagezaho bagomba kugera. Kuko Yosuwa ikintu cyatumye Imana imukuza kwari ukugira ngo bagere i Kanani. Mbonye hari abantu Imana igiye gukuza kugira ngo bageze abantu Imana yatoranyije mu bisubizo byabo. Nta kindi kigiye gutuma Imana iguha umugisha, ni ukugira ngo nawe ushinge uruganda, uha abanyamasezerano bavuganye n'Imana ko bazabona akazi, ubahesha akazi, ubageze muri iyo Kanani y'ibyiza Imana yabasezeranije. Kandi mbonye Imana hari abantu igiye gukura ahantu hamwe ikabakuza. Hari igihe ugwingira rero abantu banakureba. Reka babwire, ntihazagira umuntu ubivuga kuko biriho. Ikibazo nuko twanga kwibwiza ukuri tugapfiniriramo.
uzareba umuntu iyo ari mugufi cyangwa yaragwinge. Niki cyababaje Rasheli ngo yari afite utwana tw'ingwingi, ngo kandi twari dufite imyaka myinshi, ariko abantu batureba bakabona dufite amezi 6 n'imyaka 2. Kibaza uyu Rasheli yababajwe n'iki? N'umuntu rero iyo ari mugufi abantu bose aba yibwira ko bamusuzugura. Niyo afashe umwanzuro afata umwanzuro munini, ariko kubera ko yabaye mugufi akumva nyine abantu baramubanga kandi nta kintu bamutwara. Ni nayo mpamvu Yosuwa kubwisuzugura kwe yarisuzuguraga, yari mugufi, ariko Imana iramubwira ngo Yosuwa tuza, ndatangira ngukuze mu maso y'Abisiraheli, icyo uvuze bajye bagikora. Yosuwa yaravuze ngo abatambyi, ategeka abatambyi, arababwira ngo nimukandagire muri Yorodani nubwo mubona amazi yarenze inkombe. Uyu muntu Imana ikuza wari ugwingiye, yari mugufi. Uyu muntu Imana imuha ijambo abantu bose bakarikurikira. Haleluya. Ndagukunda cyane kandi ndagushimiye cyane kubana natwe mu gitondo cy'umugisha. Imana iguha umugisha kandi Imana igukuze kandi mu maso yabifuzaga kudakura, kandi uruwagaciro imbere y'Imana. Hahirwa abicisha bugufi. Uruwagaciro. Imana ikugirire neza. Amen. Ni mwene so Pasteur Imana ishimwe Emmanuel. Mureke nze mbabwire ikintu gikomeye. Pastor Imana ishimwe shima Imana izaba ku itariki ya 17. Bene data bari babimenye twanabatumiye. Itariki ya 20 z'uku kwezi yarahindutse. Ndagira ngo twese tuzabane ku itariki ya 17. Nta kindi tubikubwiriye no kugira ngo ubisengere kandi unabitera inkunga. Tuzaba turi kumwe n'abantu b'Imana kandi turumva Uwiteka Imana azabana natwe. Icyo nzi neza tuzaba dushima Imana, ntago tuzaba twishima, tuzaba turi gushima Imana izabana natwe. Tuzaba turi kumwe n'abantu b'Imana, amakorari meza. Tuzaba turi kumwe n'umushumba mukuru wa Believers of Jesus Church. Ni umugabo w'Imana Imana ihagurukije. Muri uko gushima Imana ndumva Imana izamukoresha icyo yamuhamagariye. Byonyine yakwatuyeho umugisha urawubona. Ni umubyeyi nyine, ni umubyeyi. Imana nawe imuha umugisha. Tuzaba turi kumwe nawe. Ni umushumba yitwa Poso Myasiro Jabos. Kabamuzi baramuzi, nawe utamuzi uzaze muri Pastor Imana ishimwe shima Imana. Tubane kandi dufatanye. Usabwe kubisengera ndetse no kubitera inkunga. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Cyumweru cyiza kandi gukiranuka n'imibereho n'ubucuruzi bwunguka budahoma. Icyo uri cyo cyose nushaka uburi ministry ntago ari ukuguhangara. Nawe ujye utubwira ngo dukore ibyiza tukabikora kugira ngo iyerekwa ryawe Imana yaguhaye ushumba igihugu tugikore. Nimba utishingikirije umugabo bita Yesu, ushobora kuba uri kumva iyo ode hari umuntu mwicaranye, ubu uri we wese pe nkubwize ukuri rwose utari kumwe n'Uwiteka wamwara. Ufata imirimo yawe, ibitekerezo byawe byose, akazi kawe Imana yaguhaye, ujye uhamagara Imana mu kazi kawe, uhamagara Imana mu mibereho yawe, kandi uharanire gukiranuka wihana. Ntabwo igitumye Imana igutereka aho ngaho ari ukugira ngo ubone ko umugore wawe washatse ari mubi mutagendana, kandi imbere mukirya ibijumba wabonaga ari mwiza. Sinzi impamvu nkunda gusoza ngahita nibuka ikintu gikwiriye tugomba kubwira abantu. Nicyo rero umwuka wera abashaka. Icyiza ni kimwe, nuko wakiranuka shuti yanjye, kandi umutima wawe ubizi kukiranutse. Hari ingeso ugomba kwiyevaruka bati ingeso ijya imbangamira nubwo nsenga ikangaragaza ko niyoberanya. Reka ntangire ndwane nayo kuko dufite za kamere nyinshi na bya karande biba bidukurikirana. Rero ugomba gusenya ibyo bicaniro biri muri wowe ukagenda ugerageza. Uyu munsi bashobora kuba bari banzi ndakazwa n'ubusa, fata imyanzuro vuba mu gutsengera umujinya nkahinduka. Nuko abantu umuntu abibabwira akumva ngo uriya n'ukwigira umukiranutsi. Reka nkubwire, gukiranuka ni polepole kandi ukagenda ugera ku cy'Imana yagambiriye. Niko Paulo yavuze ngo ni mu nsengere hari ibyaha binandukanya n'Imana. Agaruka ababwira ngo noneho narabinesheje meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ubu ngubu mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Rero nawe wahinduka. Imana iguha umugisha. Zaburi ya mbere.